twashyigize 2009 bitewe nuko abonekaga ubushobozi bwo gucaginga amatelefone tukabura ahantu bacaginga. Noneho kuko twikoraga amabati tujya gucaginga hirya za Musanze, ubundi tukajya ahitwa Nyakabanda, tubona harimo imvune nyinshi ku baturage biwacu, bituma twiyemeza gukora urugomero rw'amashanyarazi. Ahantu twaguze n'abaturage kuko n'uturima ducagaguye twagiye tubagona n'abaturage uko tugenda tuzana umuyoboro hano, twahishyuye ibihumbi 200 y'amanyarwanda. Ntaganda Michel, kugira ngo muhitemo mbere twakoraga akazi k'ubucuruzi n'ubundi tugakorana butike imwe yacu tuyifatanyije. Kuko twarakoze uburyo bwo kwisungana kuko nta buryo umuntu umwe ku giti cye yarashoboye. Turisungana ducuruza butike, turangije dufata n'icyemezo cyo gushaka amashanyarazi kuko twabonaga ari ikibazo ahantu dutuye. Twari dufite ubumenyi ko twaragiye twitegereza ahantu hitwa Ikibango kuri Koforwa, hari umuntu witwa Karori Charles, niwe watwigishije yitwa Karegeya, arabitwigisha ko nawe akora kuri urwo rugomero rw'Inyakabanda. Tumaze kuyisura tubona ko bishoboka ko natwe hano twahabyaza amashanyarazi, tutiriwe twikorera abati ngo tujye gucaginga iyo hose, duhita dufata umwanzuro kuza kuyakorera hano. Tuje hano twahaje 2016 mu kwezi kwa 8 nibwo dutangiye kuyaha abaturage. Kwiyogoshesha bigiye kutworohera kugira ngo tubure uburyo bwo kwiyogoshesha bitatugoye. Abantu bashaka utwuma two kwiyogoshesha, urabona inzu nizankana bashyiremo twantunza bogoshe. Ikindi gucaginga telefone birimo bizatworohera. Ikindi urabona ta televiziyo ziri kugenda ziza, turazikoresha kuri uwo muriro. Byo ni ibintu biri kugenda bitworohera. Twarashimye cyane badukuye mu icuraburindi, twari tubangamiwe cyane, ntabwo twumvaga radio nka kuriya, umwana ntashobore kwiga avuye ku ishuri niyiga ninjoro. Ubwo twashimiye Imana, nicyo gituma twe dushimira abaturage kugira ngo bazane ibikorwa nka biriya aho abaturage batuye, kugira ngo natwe twishime tuve mu icuraburindi. Umuturage ubundi bimusaba kugura amasinga, kugura za terebuteri, kugura amazoki n'utundi dukoresho tujyanye muri gahunda yo kwesitara. None ibyo ngibyo tukamusaba twebwe tugamushakira wenda nk'ibiti byo gushinga, tukamufasha kugira ngo bimugereho, akaduha nk'ibihumbi 20. Mu kwezi umuturage aduha amafaranga 1000. Twebwe kugira ngo tumuce 1000 umuturage tuyamuca duhere ku yo twamuteganyije n'amatara atarenze 4. Tukamwaka 1000. Yashaka ibindi bikorwa birenzeho hejuru yaho, wenda ikindi tumwongera ni radio no kujya caginga nk'amatelefone mu buryo busanzwe, ariko yashyizeho nka televiziyo ashobora kutwongera nka 500 kikaba 5. Amashanyarazi yacu tumaze kuyaha abaturage 69. Tukaba duteganya kwagura tukazageza nabura nko kuri 300 tumaze gukora rwa rugomero, tumaze kurukora neza.
mfite umwana wanjye wiga mu mwaka 3 segonderi, ava ku ishuri akaza akiga. Mbere ntabwo yigaga, twacanaga itoroshi, ariko ubu sinyicana itoroshi. Hari akaradiyo ubonye hari agatoya, ubu naragataye, curanga iriya y'umuriro. Ntabwo tugicana itoroshi, tujya hanze tubibagiye gukama inka, tugacana hanze amatara akaka, ubu twarabyishimiye cyane. Ibikoresho twabikuye i Kigali. Nk'iriya mashini ya mbere mwabonye ikubitwa n'amazi, twayikoresheje ahitwa kwa Mayanka Valante, kuri mugabo uhasudirira. Indi ya kabiri iriya twayiguze hariya inyuma ya Nyabugogo gatoya hafi y'amazi kwa Bamutangana. Buriya kara kazu gahagaze n'ibikoresho byose birimo gahagaze nka miliyoni n'igice. Niyo makeya konyine gusa, haruguru amatiyo atarimo n'ibindi bikorerwa byakozwe ruguru bitarimo. Hari abakozi 3 nibo dukorana, nibo bahoraho. Bamwe badufasha nko gukanika zira mashini, abandi kuza gusura hano nko mu gihe cyo kurarira kugira ngo nyine babirindire umutekano, kuko ubwa mbere twarabikoze bigira ikibazo cyo no kubyangiriza, biza dushyiraho abakozi bo kubirarira n'abadufasha kugenda dukanika twiha abaturage imiriro. Kuko abaturage bibafitiye inyungu, nabwo bita natwe nk'ubuyobozi bita bitwinjizamo. Hari aho bikenera yuko nk'imigende isibama iyobora amazi tukamufasha kugana kuri shite, cyangwa se yagira naho akenera nk'ibiti byo gushinga amapoto tukabimuha, ku buryo kandi ntabwo ari ibyo gusa, tuzakomeza tumufashe kugira ngo umuriro nibuze waguka ugere no ku ngo zigera kuri 300 zigize uyu mudugudu, ari mu yabe ya mbere ndetse n'iya kabiri. Tuzarwagura rero dukoresheje kwakira uriya mugezi wa kabiri mwabonye, tuwuteranye n'uyu nguyu, noneho dushake n'ahantu harehare hariya hirya harahari, duhite tubona ubwo bushobozi, twongere n'imashini iriya nayo ni ntoya ntabwo yabacanira, ko duteganya ko mu gihe gito tuzaba twatse keredi, noneho tugahita dukora urugomero rwiza kandi rugezwe ku buryo hazaba hafite n'isuku n'inzu igezweho ikomeye itari nk'iy'ibiti. Nk'ubu nk'amafaranga nakoreshaga kuba wenda nagira ngo mbone urumuri yaragabanyutse, kuko nabonye umuriro, ubu bituma ntanga amafaranga makeya naho ngitanga ayo natangaga mbere, kuko niba nkenera gucana isitimu nkoresha amabuye sinkiyikoresha kuko mba mfite umuriro. Ubwo urumva mu nuza muri business zanjye hari ikintu kiyongeyemo, kuko amafaranga nakoreshaga si yongeye gukoresha ubu ngubu. Imishinga ubu dufite ubu ngubu mfite amata, ariko nk'ubu ngubu wenda nitubona ubushobozi bw'umuriro dushobora no gushaka frigo nkacuruza amata nkaha abagenzi, kuko ntuye ku muhanda. Ubwo nkubaka agakoske hano haruguru, ubwo nkajya ncuruza amata nkaha abaturage. Nicyo cyiza nabonye nzakora. Ikintu dushaka cyane kugeraho nuko umuriro wacu wasudira, abaturage bacu ntibajye bakomeza kwikorera inzugi bazikuye ahantu kure, kuko mu ngamba twabonye uw'amatelefone, tubona uw'amaradiyo, tubona n'ibindi bintu, ariko no kwikorera inzugi bazikuye ahantu kure nabyo ntabwo ari byiza. Dushaka kugira ngo nabura tuzasudire tube twabona ibyo bikorwa byize iwacu. Ubu nta kibazo mu buryo busanzwe cy'ubuzima dufite, cyane cyane nko mu mibereho yo mu muryango yacu, kuko abagabo turubatse twese, noneho no mu bundi buryo bw'imibereho isanzwe nta kibazo dufite cyane. Ni ukugerageza kumuhuza n'abaterankunga batandukanye kugira ngo nibuze bamufashe kurushaho gushyira imbaraga mu gikorwa cye, arimo kongera ubushobozi bw'urugomero rwe ndetse no gukoresha ibikoresho biramba.
kubona baduha iterambere nk'iri bakaducurura mu icuraburindi tukabona umuriro twacanaga peteroli twaracanaga itoroshi ubwo turumva twarabaye neza cyane. Ubu tugiye gucuruza amata abagenzi bajya baza tubahe nta kibazo dukorera kuri firigo. Hari ukuntu perezida wacu ajya atwigisha akavuga yuko umuntu atagomba kwigwaganyira cyangwa ataka ariko nta kintu yari yakora. Natwe twayihaye ingamba zo kutiba tuboroga, twabonye ko iwacu natwe haboneka ibintu byiza cyane cyane nk'impanuro yo tugiye nk'ahandi twarageraga tugasanga baracana, tugasanga bakora ibikorwa byinshi bitandukanye, bituma natwe dufata ingamba tubavuga ati natwe iwacu birashoboka. Ikintu nabwira nk'abantu, icyambere n'ukubyaza amahirwe ibintu bigukikije, kuko ibidukikije birimo amahirwe menshi cyane, atari nibyo gukora amashanyarazi, nibi biti umuntu yabibyaza umusaruro, n'aya mabuye umuntu yabyaza umusaruro, kimwe n'aya mazi ngo twafashe umwanzuro tukayabyaza umusaruro. Buri umuntu ahantu ari abanza kureba ikintu gikenewe, ikibazo gihari, kandi nibwa ko nta muntu n'umwe uba utekereza utagira ikibazo. Niba gihe rero mu kugishakira igisubizo ahita ahera ku mahirwe ashoboka make afite agahita yabyaza umusaruro, bityo akashobora kuba yanakwaguka agakura.